channel. Check sound, check. Ese wigeze wibaza impamvu abantu babiri batangiriye rimwe muri business, sibyo? Noneho nyuma y'imyaka mikeya umwe akaba amaze nko kugera nyine ku bintu byinshi, yarubatse business agakomera byadanje, undi agikomeza kuba handi yari ari imbere, cyagiye bari gutangira. None se ikibazo ni amahirwe, ni amafaranga, cyangwa ni ikindi kintu abantu benshi batabona? Muri iki kiganiro tugiye kureba impamvu 7 zituma abantu benshi badatera imbere, n'icyo wakora kugira ngo nawe uhindure ubuzima bwawe. Icya mbere, gutinya gutangira. Abantu benshi batangira gutangira business bafite ikibazo cyo guhomba. Abantu benshi bafite ibitekerezo byiza ariko bagahora bavuga bati nzabitangira ejo, kandi ejo nyabona, ejo ntabwo ari ejo, n'ejo nyine, ejo sinzi ko hazagera. Ikibazo ni uko ejo akenshi atagera, ntabwo wajya hagera no kuri kw'Imana. Nawe uzajya kureba nujya gukora ikintu uzabona ejo hatari ejo hazagera, n'ubundi ejo harangire cya kintu utagikoze, kandi wiyemeje ko uraza kugikora ejo. Nta muntu utangira azi byose, si byo se? Yego, urabizi ko niyo ugiye mu ishuri ugiye kwiga ubujyanye ubumenyi bukeya, nabo bakaguha kundi bumenyi. Ubumenyi ni uburambe, biza uko ugenda ukora. Kugenda ukora ni kugenda wunguka cyane, sibyo? Urugero, wenda kanguhe nk'urugero, hari abantu batangije ubucuruzi nyine bafite igishoro gito cyane, ntibategereje igihe cyiza ngo aricyo bashoramo ayo mafaranga yabo, sibyo? Batangiye n'icyo bari bafite ako kanya, batangiye muri icyo gihe bari bafite ako kanya, batangiye n'amafaranga bari bafite ako kanya. Rero ikintu wakora muri ino ngingo ya mbere, sibyo? Tangirana n'icyo ufite, aho uri, ibyo ushaka gukora. Wigira ubwoba bwo gushora, sibyo? Shora amafaranga arunguka, kandi buriya ngo abantu benshi b'abakene, abantu banga gushora amafaranga. Iyo ushoye n'iyo utsinzwe wibaza amayira abiri uri bucemo, sibyo? Hari ikosa wigira muri kwa guhomba, iryo kosa rikakwigisha byinshi. Twagiye ku ngingo ya kabiri, gutinya gutsindwa. N'abantu benshi 90% batinya gutsindwa, sinzi impamvu. Gutinya gutsindwa nabyo ni ibintu bidindiza iterambere ryawe, sibyo? Abantu benshi ntibananirwa kubera ko badafite ubushobozi, bananirwa kubera ubwoba. Bibaza bati ese nintsindwa, ese nimpombe, ese ibi nibitaramuka bigenze neza, ese nzabyizirikaho, abantu bazambwira iki? Ariko ubu ngubu ni uko abantu benshi batsinze, nuko abantu benshi batsinze, wakunda ukora cyane ukaza gutsinda nyuma. Ni uko imbere haba hari ibintu byakugora cyangwa se byatumye utagera ku ntego yawe neza. Bivuze ngo umuntu utsinda kenshi aba yarabanje gutsinda inshuro nyinshi, sibyo? Umwana wiga kugenda agwa inshuro nyinshi ariko ntiyigera arekera kugenda, ahubwo uko agwa niko amaguru yakomera, bikarushaho kwiyongera amaguru yo kugenda. Gutsindwa ni isomo, si iherezo. Icya gatatu, guta umwanya. Igihe ni umutungo udashobora kugaruka. Kwa kundi bajya bavuga ngo time management, inshuti yanjye, bijere igihe cyawe. Abantu benshi bamara amasaha menshi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bareba ibintu bidafite akamaro, basikororinga, bafite agatoki bagira gutya bazamura bamanura, sibyo? Tekereza umuntu umara amasaha 4 kuri telefone buri munsi. Mu mwaka umwe aba amaze amasaha agera arenga 1,400. Koresha igihe cyawe neza mu bintu ufite icyo bizakumarira, sibyo? Koresha igihe, si igihe uri gukoresha kiramara iki? Biragufasha iki? Ariko iyo ujya witaho. Ikintu cya kane noneho twagiye utagira intego. Inshuti yanjye, ikintu cyose wakora nta ntego ntacyo cyakumarira. Mu izina ry'Imana nawe uzabirebe. Nuko ubika amafaranga uvuga ati nzagura radiyo, sibyo? Iyo yabitse pe byanze bikunze radiyo urayigura. Ariko iyo ubitse amafaranga uvuga ati nzashaka icyo nyaguramo, birangira uyariye uyashora mu tundi tuntu tw'amaheru tudafite ishingiro na rugero. Iyo utazi aho ujya, inzira zose ubona ari iz'ukuri zizakugeza aho ugiye. Icya
cyangwa se mbere nk'aho mugani ngo inzira zose zigerera abantu benshi babyuka bajya ku kazi cyangwa se ku ishuri ariko nta ntego bafite bakoresha kugera hanze y'aho bashaka kugera. Abantu benshi nta ntego bafite aho bashaka kugera, sibyo? Gutsinda ni ikintu gikomeye cyane, ugomba kuba successful, sibyo? Ntugagatekereze ku bibazo byashize hawe, ni ukuri. Ntiwandike intego zawe kandi uzisubiremo buri gihe, uzirebaho utwaza agapapuro. At least niba ugiye guhaha, sibyo? Iyo ugiye guhaha jya wandika akalisiti kari ibyo guhaha kugira ngo bikurinde kuza kugura utuntu tw'uducogocogo ku ruhande. Business plan nayo irakenewe mu bintu byose ukora. Icya gatanu, kureka kwiga. Inshuti yanjye ntuzareke kwiga kuko ushobora kuba ufite ubumenyi aka kanya ariko mu myaka 5 iri imbere ukazasanga bwataye agaciro aho bwakugeza. Isi iri guhindagurika buri kanya bitewe n'ikintu cyitwa AI, Artificial Intelligence. Ubumenyi wari uzi ufite imyaka nk'itanu, sibyo? Ukigera imyaka 10 icyo gihe ubwo bumenyi bwawe bwari bwataye agaciro kuko hari ibindi byajemo bishyashya utazi. Rero iga gusoma ibitabo, wigire online, wumve amapodcast kandi ujye ushaka ubumenyi bushya. Iyo uhagaritse kwiga uba utangiye gusigara inyuma. Yes. Icya gatandatu, gukoresha amafaranga nabi. Abantu benshi bakoresha amafaranga yose yabo nabi mu bintu bidafite akamaro, mu bintu bitunguka, mu bintu bitazana n'inyungu. Ntibisaba kuba uri umukire kugira ngo utangire kuzigama, sibyo? Kubika amafaranga make buri kwezi birashoboka kuvamo igishoro mu gihe kiri imbere, sibyo? Tangira aka kanya ufate agakesi kawe cyangwa se just nk'indobo, sibyo? Cyangwa se wenda kari akaboro bashyiramo umunyu n'isukari, ugenda ushyiramo inote 500 buri cyumweru, basi buri cyumweru, cyangwa se buri munsi ufite ubushobozi ujye ushyiramo 500, sibyo? Nibyo bizagufasha. Banza wizigame mbere yo gukoresha, sibyo se? Icya karindwi, guhitamo inshuti zigufasha gutera imbere. Abantu benshi rero bamara igihe cyabo bari ku internet bari kuvugana n'inshuti, baryamye igihe kinini n'amasaha maremare, abandi baguye agahu, ariko ndabibutsa ko ugomba gushaka inshuti nziza zifitiye umumaro, sibyo? Ushaka inshuti. Everything will change with the time but nothing can impress you in my life, sibyo? Ushaka ibintu bikomeye cyane, inshuti ubwira gutyo, inshuti kuba ku ruhande, inshuti utakugambana. Kandi nkwibutsa ko inshuti zidafite akamaro mu buzima bwawe ugomba kuzisiga muri myaka turimo, nta hantu ugomba kuzijyana. Abantu mugendana bagira uruhare runini cyane ku buzima bwawe, sibyo? Ndabizi ko ukora cyane ushaka kwemeza ziriya nshuti zawe mugendana, ariko bireke. Niba uhora uri kumwe n'abantu bakubwira ko bidashoboka, abo bantu uba ubasize ku ruhande. Uri umuntu muzima no kubwira ngo birashoboka, wabigeraho, urashoboye, sibyo? Ariko iyo ugendana n'abagufasha gutekereza neza kandi bakakungura ubumenyi n'ibindi byose ukeneye, bituma ubwonko bwawe bwaguka. Hitamo abantu bagutera imbaraga aho kuguca intege. Niba warabonye ko hari imwe muri izi ngeso ukuriho, ntucike intege. Ikintu cy'ingenzi ni ukubimenya nyine. Iyo wamenye indwara buriya ngo ibuye ryagaragaye ntibarikishe isuka. Icya mbere ni uko umenye ingeso ikuriho, sibyo? Tangira uyihindure, tangira wige uburyo bushya bwo kubikora. Intambwe nto uteye uyu munsi ishobora guhinduka ubuzima bwawe mu myaka iri imbere. Urumva? Intambwe utera ihindura ubuzima bwawe bw'ahazaza. Tangira wige ku mafaranga, ku mamane, sibyo? Wige za bije, wigate dore ngaya amafaranga, dore business zanjye zigeze ahangaha. None se muri izi mpamvu zirindwi ni iyihe ubona ikubangamiye kurusha izindi? Tubwire muri comment, sibyo? Tuzagusubiza. Niba wakunze iki kiganiro kanda like, subscribe kandi usangize iyi video n'inshuti zawe, nazo twagura ubumenyi turi kumwe twese. Murakoze gukurikirana AI Open Channel. Tuzongera kubonana mu kindi kiganiro kirushijeho gukangura ibitekerezo byacu. Niba hari ikindi cyangwa se ufashaka kutwaka, tubwire, turiteguye. Na AI Open Channel, ikindi kiganiro twazagukorera watubwira.